Bahaye ikaze inshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Mukande subscribe, dufate umunota umwe nta nubwo ugeraho, ni amasegonda 5 ugakanda kuri subscribe kugira ngo amakuru yose tubagezaho muzajye muhita muyabona. Reka mbashimire mwese abayikanze n'abagiye kuyikanda. Muri uyu mwanya ndagira ngo dusubire inyuma gatoya ku itariki 29 z'ukwezi kwa 9 mu Rwanda. Muri uyu mwaka 2024 habaye igitaramo gikomeye cyane cyitwa Rwanda Shima Imana. Nabashyiraho video yivugabutumwa cyangwa se y'icyigisho gikomeye cyane umukozi w'Imana Pastor Senga Emmanuel yatanze muri Rwanda Shima Imana. Iyi Rwanda Shima Imana yadusigiye ibintu byinshi cyane, byinshi bikomeye byagaragaye kandi byanditse amateka ya gospel mu Rwanda. Ku ikubitiro ikintu nshaka kuvugaho uyu munsi kinakomeye ndetse na mugenzi wanjye Daniel Stevenson, ni ikintu gikomeye twasigiwe na Rwanda Shima Imana. Rwanda Shima Imana yadusigiye umugabo, yadusigiye umuvugabutumwa, yadusigiye umupasiteri, yatweretse impano ikomeye cyane kandi iri young cyangwa se y'umujene, akaba nta wundi ari Pastor Senga Emmanuel. Pastor Senga Emmanuel ni umupasiteri wo mu itorero rya Eglise Vivante mu Rwanda. Nkiba mu Rwanda bari mu Kanogo Kimihurura, ariko ubu bimukiye ku Irebero, niho basigaye basengera, niho baterangira. Pastor Senga Emmanuel akaba aba mu Bufaransa, mu gihugu cy'Ubufaransa, ndetse n'umudamu we kubera impamvu z'akazi. Uyu mwanya rero ndagira ngo tuganire kuri uyu mugabo, ndi kumwe na mugenzi wanjye turaza kubivugaho. Mu by'ukuri Rwanda Shima Imana yarimo abantu batandukanye, yarimo abanyamahanga, yarimo abapasiteri bakomeye bafite amazina akomeye cyane, bahagitwaza bari babirimo, Bamasengo, ababishop bakomeye bo muri Yari mu Bangirikani bari bahari. Mbese hari abakozi b'Imana, hari abanyapolitiki, hari minisitiri w'intebe ndetse n'abakaridinali bose bari bahari, hari ababikira, hari ingeri zose z'abakozi b'Imana, hari abashehe n'abandi batandukanye. Hanyuma Pastor Senga Emmanuel, umusore, umupapa muto cyane w'imyaka 40, ukiri mutoya, umupasiteri ukiri muto w'imyaka 40, umujene ukunzwe cyane kuri YouTube, ibyigisho bye bikurikiranwa cyane n'abantu batandukanye, niwe wafashe ijambo arabwiriza. Pastor Senga Emmanuel, mbibutse ko nubwo ari umushumba muri Vivante, ntago ari umukuru wa Vivante, ni umushumba muri iryo torero, ntago ari umukuru wa Vivante. Muri uyu mwanya ndi kumwe na mugenzi wanjye ni Daniel Stevenson. Daniel Stevenson, uri kunyumva neza? Ndi kukumva neza Paul. Nari ndimo gukora introduction ku mupasiteri wagaragaye muri Rwanda Shima Imana. Ni umupasiteri mu by'ukuri abantu benshi bazi kuri YouTube, banamubona kenshi cyane ku biganiro bye cyangwa se inyigisho ze, ibibwirizwa bye bikurikiranwa n'abantu benshi kuri YouTube. Yitwa Senga Emmanuel. Pastor Senga Emmanuel ni umupasiteri, nahoze mvuga ko ni umupasiteri wo muri Vivante, ariko ntago ari we uyiyobora, ntago ari we mushumba wayo, si n'uwa kabiri, kuko umushumba uyiyobora yitwa Edimo Kivuye. Hanyuma uyobora mu Rwanda yitwa Pastor Straton. Hanyuma Pastor Senga we ni umupasiteri muri iyo Eglise, akaba aba mu gihugu cy'Ubufaransa, aho umudamu we akorera ndetse na Pastor Senga ariho akorera. Kuri iyi nshuro yaje muri Rwanda Shima Imana, yicara imbere y'abakanoni, yicara imbere y'ababishop bakomeye cyane, yicara imbere y'abaminisitiri n'abadepite, maze niwe wabwirije kuri uyu munsi. Nge biriya bintu nkimara kubibona numvishe ncesha urumeza. No, narigiye kumera nk'abandi bo muri siporo ngo numvishe narira. Daniel, uri kubona uyu mugabo, reka tumuvugeho d'abord. Ni umugabo wakuriye muri ADPR, kuko niho yakirijwe, niho yagiye gusenga, niho yakuye amavuta menshi cyane. Buriya uvuga tugeze kuvuga ku mugabo watuburiye abantu ufunze ubu ngubu, uvuga ko yavuye muri ADPR. Mu by'ukuri ADPR yagiye irema abantu b'abanyamwuka benshi cyane, usanga yabaye pepiniyeri y'abanyamwuka benshi cyane mu Rwanda. Pastor Senga nawe ni ADPR waje kuyivamo akajya muri Eglise Vivante. Umuzi gute, umubona gute, bino bintu byabaye muri Rwanda Shima Imana, wabyakiriye gute?
urakoze kuzana topic nziza yo kuvuga kuri senga uraniryoheye pe nuko mbaye kure nkujyanye ahantu tukanywa ka cappuccino ndajyayo nta kibazo ngafate ndajya McDonald's bakambe. wow aho hantu rwose ukaryoherwe urumva. Asante sana. Senga namumenye mu mwaka w'ibihumbi 2011. Mumenya cyane cyane akunda kuza muri lansha wa y'inkuru nziza. Yego. Akaza ari umuntu ubona rwose umujene uri sympathique w'amagara make ariko wirekura wambara jeans agashyiraho t-shirt akabwiriza wambara godasi wambara jeans wambara koto vraiment ukabona ko atari wa muntu ufite imyumvire y'idini kandi umubogari noneho ari umubogari rwose kandi ukabona ni wa mupasiteri udafite kwikakaza udafite kukaka urabona ko hari ukuntu umuntu agira hiti akagira izina bimutunguye akanabifiringa ariko ukabona rwose ntacyo bimubwiye arasabana n'umuri wese waguhobeye ugusuhuje ntabwo ari nabyo bintu byo kuvuga ngo arasohoka mbere y'amateraniro ngo atahe oya iteraniro rikarangira agasuhuzanya n'abandi. Njyewe Sengana nibwo natunze nimero ye muri 2012 nibwo natunze nimero ye rwose tamubwira ashante nishimiye kukumenya tukaganira. Noneho Senga uko agenda kura agenda aba umuvuga butumwa ubona atandukanye n'abandi bantu. Icyambere namubonyeho ntabwo yigeze aba umuvuga butumwa w'umusatuzi. Yego. Ubwo no kuvuga iki? No kuvuga iki umusatuzi? Abasatuzi nabavuga butumwa bakoresha amagambo y'iterabwoba amagambo arimo ubwesikoro tanga isaka wawe amagambo arimo kuvuga abantu gusebanya mu ruhame ugasanga umuntu aravuga ngo dore uko bindeba ngo dore uko binkanurira ayo magambo ntabwo yigeze aba kwa Senga. Senga igihe cyose yahagurutse avuga Bibiliya akavuga Kristo. Yego. Noneho azari n'undi muntu ufite ubwenge mu byabwiriza akaza yagera ku muryango akawubwiriza neza akawigisha neza akamenya uko bwigisha abagabo akamenya uko yigisha abagore akamenya uko yigisha abakobwa ntabwo yaheze muri ba bantu bo kwigisha Bibiliya gusa ngo turagiye. Yego. Hanyuma Senga akomeza kuza kunyohera bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2019. Ejo bundi mbere ya corona. Imbere ya corona. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi 2019 biraza atangira kwigisha inyigisha abantu uyu munsi batari kwemera ndetse bari gutinya ariko n'abandi umubare mwinshi wamaze gusobanukirwa ndetse wamaze no kwirundurira muri izo nyigisho inyigisho bitiza ubuntu. Yego. Yego. Atangira kuza afite umujyo wo kwigisha inyigisho z'ubuntu ariko ari atandukanye n'uvuga ngo genda ukore Kristo hari imbabazi oya. Akakubwira ko twakijwe kubw'ubuntu ubuntu ari Kristo nta nicyo twakora ngo tubone ubugingo tubeshejweho n'imbabazi za Kristo akakwigisha ubumana akakwigisha Kristo akagukundisha Yesu. Yego. Yego rwose. Kugeza ubwo abyeruye rwose uyu munsi afite na channel ye aravuga ariko atandukanye na wa wundi ntabwo ari wa muntu ngo wagenda ngo abe nka Sultani reka muvuge kuko Sultani yabishyize hagaragara ngo ni mujye kunywa shisha ngo ni mujye kugira gute oya ni mujye muri boîte mubyine mwidagadure muri boîte oya wakubwira ko Kristo ari ubuzima nubwo tudafite imbaraga zitubuza ibyaha ariko Kristo aduha umutima wo kumutinya. Yego. Yego. Hanyuma akomeza kwigaragaza neza cyane. Rero uyu mugabo Senga ntakubeshye ndi mu rukundo nawe. Urakoze cyane ntago ari we wenyine ngiye nagize amahirwe kumumenya aba n'umupasiteri wanjye muri Eglise Vivante abo inshuti yanjye cyane dusangira byinshi tuganira byinshi mwigiraho byinshi nk'uko wabivuze ni wa muntu uri humble nubwo afite iyo platform ku rwego rw'igihugu ubona abantu bose bamwubashye ariko ni wa muntu uri humble ni wa muntu nyine ntagahinduka nyine ni Senga. Hanyuma reka gato nkubaze nkuko bayarabwirije muri Rwanda Shima Imana imbere ya ba Kanoni twatuze kubundi ari ba Kanoni bahabwiriza abapasiteri bakomeye nka Bagitwaza ba Rutayisire Antoine noneho kuri iyi nshuro akaba haraje umwana w'umujene witwa Senga Emmanuel wabyakiriye gute?
bro ikibazo kiryoshye cyane. Icyambere kiriya gikorwa bakoze cyo kumutekerezaho ari umuntu ukiri mutoya mu basaza n'amatitire akomeye, dore yuko nta titire yigirira, ni ikigaragara ko bamubonyemo umuntu ukomeye w'ejo hazaza, bamubonyemo umushumba uri très fort, ufite ubumenyi, ufite ubwenge, ufite ubuhanga, ufite n'umwuka wera w'Imana. Gatanu, ufite imbuto z'umwuka wera. Mu yandi magambo batumurikiye umuntu bavuze bati dore umuntu tubahaye umwigisha mwiza w'u Rwanda rufite muri iki gihe cya none n'ikizaza. Muremese batumurikiye Nsenga nk'umwigisha mwiza w'umuhanga w'umunyabwenge ufite ubushobozi, ushoboye, ushobotse. Hari ikindi kintu wavuze cyo kumanaginga success. Wavuze uti haraye abantu abona abonye ku platform ari kubwiriza abantu batarenze n'ijana, agahita azamura intugu agashyira ama bodyguard, akumva ko nyine hari abantu arenze. Senga ibyo ntago bimuriho. Ntago wabibona, ntago ushobora kubibona. Ni wa muntu mbere yo kubwiriza na nyuma yo kubwiriza Senga ni Senga. Hari n'abandi bantu abona ageze kuri platform, abona avuga igihugu cyose kikamwumva, agatashinga itorero aho yari ari, akahava akajya gushinga itorero. Yari muri Vivante akajya gushinga itorero, agashinga itorero ry'inye risanzwe, agashaka izina n'ibyangombwa. Senga ibyo bintu ntago bifite muri gahunda. Ni umugabo nk'uko bivuze ubwiriza ijambo ry'Imana mu bwenge bwinshi cyane, kandi akabigusobanurira ukanabyumva. Ikindi buriya njye nagize amahirwe ko abantu benshi mumubona abwiriza, ariko njye nagize amahirwe yo kumubona anasenga. Senga nyine ni Senga, ni umunyamasengesho ukomeye cyane. Niba ari ka kantu nahoze mvuga ngo ko muri ADPR kadukukiramo twese kwegera Imana no gusenga cyane, ni umunyamasengesho ukomeye cyane. Ndagira ngo muri uyu mwanya hari abandi bantu bagiye bagira platform nka ziriya, nyuma tukababura kandi wabonaga batangiye neza. Barahari benshi, nakubwira n'amazina yabo. Hari nk'umugabo, ahubwo ndagusabye icyo kiganiro tuzagikore. Reka nze ngusokogezaho bake. Hari nk'umuhungu witwa Sugira Steven. Sugira Steven yari hari n'uwitwa Sugira nibeshaho. Ni benshi bagiye bazamuka, hanyuma iyo success ikababera ikibazo kwimanaginga. Senga noneho ageze ku rwego runyine rw'igihugu rukomeye, kandi ni nk'iyihe nama wumva wamugira, cyangwa se muhuye ngo muganire, nk'ikihe kintu wamubwira? Ahubwo Senga hari n'ikindi, kuretse kurenga kuba ari urwego rw'igihugu, ageze ku rwego rw'umwigisha mpuzamahanga, ni international evangelist. Inama nabwira Senga, buriya hari n'ikindi kintu abantu bataramenya. Buriya Senga ni inzu y'ibitabo. Igihe cyose umwanya we, aho kugira ngo ajye kuwutura amatiku y'aba kuri YouTube, arasoma cyane. Amakuru mfite yizewe, arasoma cyane. Amakuru mfite yizewe, arasoma cyane. Ngereka mbigushimangira nk'umuntu twabonye muri office ye yiwe, niho nakunda gukorera ibiganiro ku rusengero. Umva afite ibitabo n'udutabo. Donc ni umuntu ubwiriza ibintu yasomye. Abafite amareferanse biblique n'amareferanse y'abahanga, donc abanditsi b'abahanga. Yes. Ni umuntu muri we ibihe byose afite aho avoma. Ni ukuvuga ngo nta mwanya we afite wo gutakaza ubusa. Umuha ihishurirwa amuhora ku birenge. Hanyuma rero ikintu nge namwibwira, namwifuriza cyangwa namugiraho inama cyangwa namusaba cyangwa namufashisha, Senga nakomeza abisenga, akomeza asome, akomeza abe umuntu w'Imana n'abantu, akomeze ace bugufi, asaba na buri wese buri ngombwa, cyane cyane ko birera avuga ngo ukwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kugwa, ariko gucicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Ni intwari ikomeye. Nayikomeze, akomeze abewe, kandi akomeze aharanire kuduha ibyo Kristo yamuhishuriye ejo hazaza, ejo bundi hazaza. Akomeze afashe imitima, akomeze kuba umuntu w'abantu n'Imana.
urakoze cyane Daniel Stevenson, reka ngushimire cyane muri kino kiganiro umpaye, kandi tunashimire cyane Senga Emmanuel, nubwo tutabashije kuganira no mu kino kiganiro kuko ntabwo cyari ikiganiro cyo kumuganiriza ngo tumubaze ngo wiyumvise gute, se wumvise warira oya, ni ikiganiro cyo kumuvugaho, kuvuga ubutwari bwe n'ibigwi bye ndetse n'umurimo ari gukora. Reka tumwifurize gukomeza gutera imbere, tumwifurize gukomeza kuzura umwuka wera, tumwifurize gukomeza gusoma, tumwifurize kandi gukomeza kugera kure. Nk'uko wabivuze, ni umuvugabutumwa mpuzamahanga, si uwo mu Rwanda gusa, ahubwo ni mpuzamahanga. Imana ikomeze imwamburire imbago, agere n'ahandi hose, kandi twizera tudashidikanya ko Imana yatangije umurimo muri we izanawukomeza mu izina rya Yesu, amen. Reka tunabwire abakunzi basenga bamukunda, yes, be kumukunda ku rurimi gusa kuko yabwira ijambo, bajye kuri channel YouTube ye, bakande subscribe, bakande subscribe, bamulike, bajye babona ibiganiro, hari inyigisho nziza z'uruhererekane, nziza ziryoshye. Abantu bashimye. Urakoze Paul. Urakoze cyane, reka ngushimire cyane, Imana iguhe umugisha. Yes, ni ikiganiro twakoraga kuri Senga Emmanuel, ni ikiganiro twavugaga ko ni umukozi w'Imana yahagurukije. Ntabwo mvuze ngo yahagurukije ubu ngubu, yaramuhagurukije kuko yavuze ibintu byinshi cyane, yabwirije ahantu henshi cyane hakomeye, ndetse yatanze umusanzu ukomeye cyane mu kubaka ingo, mu kubana nk'amakouple, ndetse n'ijambo ry'Imana muri rusange. Uyu munsi rero Imana yamuhaye platform ikomeye, aho abapasiteri bakomeye, abashumba b'abasaza, abashumba twubaha twese, bicara bakumva ikiva mu ijambo rye, kandi abo ngabo nibo baba bamugira icyizere, bakamuha ako gatuti, bakamuha iyo platform. Reka tubashimire cyane, mukomeze mukande subscribe kuri channel ya Senga Emmanuel, muyirebe, yitwa Senga Emmanuel official niba ntibeshye, ariko ndayipininga, ndayibaha muyisearchinge, hanyuma mukande subscribe kuri iyo channel no kuri channel yacu. Mukomeze mudukurikirane, mukomeze mugire byiza. Bye bye, umunsi mwiza.